Yo, this is your boy Ivan Tracy, the talent supporter, the top hustler, the baddest boy in town. Nkuko mubibonanga turi IGisenyi Kumazi, muri kubona ndi kumwe na G wanje, turi ahantu bita Kumashyuza, abantu benshi murahazi ndetse n'abatazi murahumva. Buri muntu wese wabashije kuhagera arahazi. Kumashyuza na ahantu hadanje bya hatari, abantu bose barahifuza, bifuza kuhagera. Reka tubabwire rero ubu ngubu tukaba twahageze, turi kumwe n'umwe mu bantu batwara abantu mu mazi, umwe mu bantu bakora umwuga wo gutwara abantu mu mazi. Ya rero nkuko twabasezeranyije, West Wide TV tuzagera ahantu hose, nta kintu na kimwe muziki mutubara. Reka tuguhereze ikaze musaza. Sawa. Ya none ndagira ngo utangire wibwira abantu bose baba badukurikiranye kuri West Wide TV. Mbere abari banzi yuko nitwa Young B. Ako Young B man, vibing musaza. Sasa rero Young B naje kuzo kubihindura kuko nasanze abantu benshi baba stari bafite akantu ka BB. Abastari wabuzi baba bafite akantu ka BB ni bande? Hariho ni benshi cyane. Ni bande nyine urugero? Benshi cyane. Abo wabuzi nyine babatumye hindura izina musaza. Akabiri kose barahari ariko nyine tusafana wajya ku buryo najya. Okay, nari bitumuvi ngo nari bitukomeza ya. Ubu ngubu nsigaye nitwa Ego King. Man, kinyo zina litwika msa. Ego King. Ego King. Mu Kinyarwanda nyine bisobanuye iki man? Bisobanuye nyine tukagoma. Bisobanuye ubundi umwami w'ibisiga. Nibyo sura umwami w'ibisiga. Aho kuye utiyise man umwami w'abarobyi. Kuba ndi umwami rero w'ibisiga. Kandi nyine bisobanuye nyine to umuntu ukora ibintu. Igisiga kandi man kijya gipapuza ibyo bitisambaza. Ego urabona ego ntagigendera mu rutu dusiga tuno twa hano hasi gendera mu bisiga byo hejuru hari naye mwe urabona kagoma iri kugenda nese n'udusiga twa fake shaman narugo nzi kubitandukanya tunabankubeshye kucyo to ego ni naho ngaho nari watangiye witwa Young B. Iki cyaba cyaratumye sasa uva kuri Young B ukajya kuri King Ego? Sasa Young B nizina naje gusanga hari undi musitari witwa Young B. Hari undi musitari witwa Young B. Man rero sasa iboro baba ngabo abantu bose bari kudukurikira iyi boro bayita niyo biti kamba bafatisha ikamba bafatisha ku muraga baro bisambaza. Ikiwa warimo kutubwira impamvu yaba yaratumye uva kuri Young B ukaba witwa King Ego. Sasa rero kugira ngo nitwe ko ikintu cya mbere cyabindeye cya mbere nasanze Young B hari undi muntu witwa Young B. Icya kabiri abantu benshi uwo nguwo bamuzi nk'umusitari. Ubwo rero kwifata ngitwe irindi zina ryo musitari ni kibazo. Young B, reka wenda hari imbere yuko dukomeza ku rugendo rwa music, reka tugarukanga mu mazi. Hari umuntu ushobora kukubona nyine gukora uyu mwuga wo kugenda nyine tutwara abantu mu mazi akavuga siko kuri amwe ngamwishyura studio, ubundi uyu mwuga bimeze gute? Ni umwuga w'amakanu cyangwa se nyine tuni bya bindi babira aho ngabo byo kugira ubuzima bukomeze bw'icumi? None uyu mwuga rero uno dukora ahangaha wabyitayeho wabona amafaranga. Kuko hari ukuntu rimwe na rimwe aza kindi gusanga yabuze. Ubundi ni urugero nk'umuntu utari mu karere ka Rubavu akumva ashaka kumenya ibintu byinshi kuri uyu mwuga, cyangwa se akumva ashaka afite amatsiko yo kumenya uburyo mukora, ese ubu bwato bukora bute, ese bwinjiza ute. Turagira ngo uduhereze ubuhamya buke cyane bw'uburyo mwamumeze nyine muri ubu bwato muri rusange. Urabona ubu bwato bundi mbere tutari twajya mu bintu by'amakoperative twakoraga mbese muri rusange nyine za koperative zihari. Ariko ubu ngubu bwo hariho koperative umuntu ushaka kuyinjiramo ubu ngubu umugabane ni 100,000. Kwinjira muri koperative ya hano 100,000 ukabyungukira he? Ubyungukira sasa rero ahangaha iyo ubwato bwagize ikibazo niho wungukira bya 100,000. Young boy urumanzi naribo wari ugikomeza kutubwira ubwato bwawe rero iyo bwagize mbese ikibazo mvuze bwagira iyo bwabuze
aho ngaho koperative ihita ikugoboka ikaguhe ikakugurira ubundi bwato. Bujya bubura se? Bujya bubura. Bujya bubura ku buryo ushobora kubura ubwato bwawe bukagenda cyane. Hari abantu bita barushimuzi baroba kaningiri zasambaza nyine to urabizi. Abo ngabo hari igihe baza bakishoboza nyine to bagatwara ubwato bashaka. Ubwo rero aho ngaho koperative ihita kwitaho nyine ikagira ukuntu ikugenzereza. Wenda mbere yuko tugera ku rugendo rwa rw'umuziki ari ukuntu mujya mutwara abantu muri kuririmba cyane cyane nk'uyu nguyu. Amana ari ukuntu wenda ari nk'uyu nguyu utambutseho ari ukuntu muri kugashya mufite ibikuraje byadanje muri kuririmba ubundi byameze turagira rero turindira imwe muri iyo ndirimbo. Ariko nyine twazita nk'urukoza soni twebwe ahangaha. Ntari oyare. Hari ngiyo bita ngo narakimusabye ngarakinyima. Ntari biririmba musaza. Narakimusabye arakinyima. Bukeye bwaho ngaragipfana. Sikarangira musaza. Nyine nta kantu gato y'umuntu aba agomba kugira. Oya turajyaho no turimbe ku buryo buri muntu wese man ndi kugira dutera amatsiko b'abantu batazi Igisenyi sibyo b'abantu nyine tukugira wenda n'umuntu aramukaje Igisenyi azaza ari kuvuga ati ngomba kujya muri bwa bwato bwa King Eagle urumva kandi urumva King Eagle man musaza uratwika none ndagira ngo utuma amatsiko nari bivuga man ndagufasha micro sibyo ririmba tu za courage zanyu musabye ngarakinyima aho ngaragipfana mwana wanje wandabaye ngabagoyi nindashima oya bana reka gabagoyi nindashima buriya ikintu cyose twebwe ngatwe twavukiye hano gucya muri Bugoyi abavandara abantu bava za Rusizi bava za Kigali gucya nyene tu byo baduhaye byose twumva neza kari bike bitewe n'iki tuba twimagina yuko hari ikintu bafite kirenze ku byo baduhaye. None ndagira ngo sibyo udukubita indirimbo zigera muri 2 kano kanya mbere ko tugera ku ndirimbo zawe bwite uyandikiye ntari bireka ufashe micro sibyo za zindi zitwiganye za zindi muririmbira abantu bakumva bagaruka iteka ryose hano Kumazi zanga Kumazi ibyo Kumazi hari indirimbo yaruva muri gura umukobwa ruka mutekereze iyo ndirimbo numvise King James yarayikoresheje no mu ndirimbo iyo mutekereje ararwara ibyo ntacyo ndabigukorera twagiye umwana ukunda nduka mutekereze iyo umutekereje ararwara mpana yanjye wandabaye abakobwa nindashima uramuhereza ariko ndashima narakimusabye nacyarakinyima mwana yanjye that's enough thank you so much abantu b'Igisenyi muri kubireba man ubundi niba uri mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hose waburira hanze niba utari wagera Igisenyi papa warahombye cyane ibi ngibi nibyo bitangaza twirebera Igisenyi reka dukomeze n'umusaza sibyo none turagira sasa iyo ndirimbo izo ndirimbo ubundi nduzandika sasa rero iyi ndirimbo ni ikintu kiba kikuri mu mutwe none turagira ngo sibyo turagira ngo udukomereze kuri za ndirimbo zawe indirimbo zawe waba wariyandikiye noneho utasanga n'ahandi hantu watuye kuri umusani come on hari indirimbo mfite 2 ya mbere bayita ntirugurishwa iya kabiri bakayita ikiganza tangira kuri ntirugurishwa urukundo ntirugudwa urukundo ntirushakishwa my baby yo sweetie wangu mie ntagupenda urukundo ruba ku mutima ntirugudwa rurasabwa kuva nakumenya baby sinigeze neshuka kushinkano wa mayeshu ntaragusabye urukundo mbwira ko bidashoboka nashakaga
nashakaga kwiyunga na famille ubwiye yuko bitavamo urukundo ntirugutwa ese nabona igiciro ntaguha shyiraho igiciro amafaranga arahari urukundo ntirugutwa urukundo ntirushakishwa my baby yo skiti wangu mie nakupenda urukundo ruba ku mutima ntirugutwa rurasabwa ntirugutwa rurasabwa nawe uhatiriza urukundo mama urukundo ntirugurishwa ntirushakishwa faranga wabona biba byiza gukunda ugukunda akagukunda ntawe ukamukunda urukundo man ubundi nge ukuntu umeze iyo unyemeje ndemera urumva iyo nge ntago njya ndipfana pe sibyo man kabisa much respect hari abantu benshi babona abantu wenda ari bakora uyu mwuga uburobyi cyangwa se wo gutwara abantu bavana ahantu hamwe mu mazi babageza ahandi bakumva yuko ari abajama badashoboye bakumva yuko ari abajama batakwitinyuka rero niba wowe gifite iyo myumvire turagira tumva umujama ubasha no umusore kabisa niba ari atinyuka gutya akaza ku murimo nk'uyu nguyu ese wowe uvuga yuko utakora akazi ubiterwa n'iki akora umurimo akabona ibimutunga akabona ya studio ari nacyo kibazo abanzi benshi duhura nacyo ukumva ngo n'umuhanzi ntago ajya studio urumva rimwe na rimwe ari ibintu babikoye ukosoka reka tugaruka hanga kuri Igo izo ndirimbo warazanditse aka kantu ko kumva harimo akantu ka kotereta so n'ubwa mbere mfashe microphone ndi imbere ya kamera ntakako kantu ubundi bwo kagomba kuba oya naribi men naribi kabisa nawe ukabura guturuka nabo muhanzi n'ubwa mbere ngiye imbere ya kamera cyase ngize ikiganiro ngirana n'umunyamakuru nacyo kintu twaje guteza impano z'abantu batazi zamana abantu batazi zamano zo hirya no hino tuzatugenda tuzigeraho abantu nkamye bashoboye tuzabahereza support yacu giti cyacu dushoboye kandi turabizeza yuko tuzabikora tukiri kumwe watubwiye yuko ufite indirimbo ya kabiri si yo indirimbo ya kabiri bya bimeze bite nayo tunayibahereza aho ntabirenze naribi nayo wayiririmba nampura ikiganza nkwambika impeta twereka ababyeyi ko turi kumwe malavi matutututu mazali zalalalala urukundo ngukunda ni danje merezi ikiganza nkwambika impeta mazali tujyane uko nta nundi njyewe ntayiha atari wowe my love ntagukunda mazali bebe mazali bubu mazali yo nampura ikiganza nkwambika impeta twereka ababyeyi ko turi kumwe malavi matutututu mazali zalalalala uyu munsi niyemeje kukwambika impeta my baby wangu ni wowe njaka na undi njaka wamaye urukundo rutagira igipimo nabuze icyo narugereranya nacyo yo kabisa man kabisa much respect musaza tugenda tugana no ku musozi niki wabwira abantu bose badukurikiye anga kuri Westwide TV ese niki wababwira abantu bose bitinya kuba bakora umurimo ngo nabastari niki wabwira abantu bose bitinya kuba bakora umurimo ngo bitwa bahanzi boso urabona umuntu niba ari umusitari aba yiyumva cyane iyo yiyumva rero aba yumva yuko ari ikintu atandukaniyeho n'abandi kandi burya ntacyo umuntu wese agiriye impano mu buzima ahangaha kwambuka umuntu twebwe tumutwarira igiceri kimwe cy'ijana ubwo rero umusitari avuga ati ngenda ajya gukorera ijana gute ntabwo bishoboka kandi bujya iyo ribaye ijana rimwe akaba agenda tuagwira to ariko musaza ubundi ko ari umujama w'umukinnyi abenshi nawe mukinnyi ubu ngubu ukunzwe bita ngo Kante waba umuzi ndamwumva benshi bakambwira tugenda dusa mani murasa kabisa murasa no wese nasa mwamufitanye rako nawe ari umunyafrika urabona ari ukuntu abasaza bakera bacomukaga bakajya mu tundi dukaritsiye ubwo rari igihe bagyaga muri utwo dukaritsiye tubagasiga bareba bagasiga barije mu nuva ushobora kuba ufite isano rya hafi na Kante byashoboka nyine tundaga ari ibintu nahanijana kw'ijana baba mwitande
bamwitana ende uwo mukinnyi nyine nari bo sa mwumva nanjye gutyo tuyitwa mburokate ya none ndagira ngo sibyo ubundi nk'umuhanzi iyo wumvishe views ubundi ku giti cyawe wumva bisobanuye iki sasa views ibintu byo kuri YouTube twebwe dufata yuko ari nk'amahirwe yacu twebwe abahanzi tuba tubonye dukuye mu baturage wana kabisa ya reka tugushimire cyane sinzi niba ari inama wagira abandi bastari bagenzi bawe cyangwa se tu niba ari indi nama ari ikintu ufite wabwira abantu bose badukurikiye bonke sasa rero ikintu nabahereza nabatangariza ni ugukunda umurimo bakumva yuko akazi kose nyine tu nta kazi ubwo waba ukoreye igiceri cy'icumi tu mu munota ntacyo nyine tu ubwo babara yuko aka kazi kacu kavunanye bamwe tu ariko nyine tusanga ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe reka tugushimire cyane kandi wakoze cyane ngicyo nakubwira kabisa big up on yourself ko waratinyutse ko waremeye ukaza gukora umurimo nk'uyu nguyu kabisa Imana igoreze umugisha kandi ujye ukomeza utera imbere muri byose reka twongeye tugushimire nawe wese ujye ufata umwanya wawe ugakurikira Westwide TV uri umuntu w'ingenzi cyane kandi tugushishikariza gukora subscribe comment like share ukaduhereza ibitekerezo bigiye binyuranye twababwiye ko we are here for you everywhere mushaka tuzahagera buri kimwe cyose mushaka tuzagikora turanga ku bwanyu wowe cyusabwa no gukanda like comment share subscribe and then let's go high.